ndabashuje muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Aka kanya ngiye kubagezaho amateka y'Igisaka, aribyo bise Gisaka Affair. Ah, Amateka y'Igisaka yanyuze muri fezi eshatu cyangwa se mu byiciro bitatu. Ah, Igice cya mbere cyatangiye cyangwa se cyabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na rimwe. Eh, Aho mu gice cya mbere cyangwa se feze ya mbere dusangamo cyane cyane uruhare rwa Musinga, ndetse aho atari yo abanye neza n'ubutegetsi bw'Ababiligi ndetse n'ubw'Abongereza. Iyi ni ifoto ya Musinga yafashwe, eh, gusa ntabwo yari yishimye kubera yari yambuwe ibice bye birimo by'ubutaka harimo Rushuru ndetse na eh, na Bufumbira. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda, umwami Yuhi Musinga wari ukiri kubabara kubera ko yari yambuwe Bufumbira ndetse na Rushuru, yongeye kumenyeshwa ko uturere turimo Gisaka, Mubari ndetse na Mutara natwo twakuwe ku Rwanda. Yahise abyamagana yiringira ko Abongereza ndetse n'Ababiligi bazongera gusubiramo icyo cyemezo bakamugarurira ubutaka bwe. Umuyobozi w'Ababiligi yamuhaye amahitamo abiri. Yamubwiye gutegeka 3/4 by'ubutaka bwari munsi y'ubutegetsi bw'Ababiligi cyangwa gutegeka ubutaka bwose bwari munsi y'Abongereza. Musinga kugira ngo atagirana amakimbirane ndetse n'Ababiligi, yakomeje kubereka ko ababereye indahemuka. Ababiligi batinyaga ko hashobora kuba imvururu, bategura ibisubizo. Igisubizo cya mbere yari gukomeza uko ibintu byari bimeze. Igisubizo cya kabiri yari guhirika Musinga ku butegetsi ndetse bakamusimbuza undi mwami woroshye. Icya gatatu yari kugarura ubutegetsi bwa Musinga ku butaka bwose. Icya kane yari kumushakira ubutaka busimbura aho yambuwe. Ibisubizo byose byari bigoye. Gukuraho Musinga byateza amakimbirane cyangwa se imvururu. Gukomeza uko ibintu byari bimeze byari kubangamira ubutegetsi bw'Ababiligi. Bagerageje kumushakira ubutaka bwo kumusimbura aho yambuwe. Kongo yarabyanze. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri, Bishop Léo Karase yanditse avuga ko gukura Gisaka ku Rwanda ari ikosa rikomeye ku nyungu z'imibereho ndetse n'ubukungu bw'igihugu ndetse n'inyungu z'umuco. Muri Kamena mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri, Minisitiri w'Ubukoloni yasuye u Rwanda. Musinga amugezaho ibirego bye. Abongereza bemeye gusa gusubika itariki yo gufata Gisaka kugeza mu Ukuboza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na rimwe. Nyuma y'ibi, Musinga yatangiye kwigaragaza nk'utagengwa, atangira kurwanya amabwiriza ndetse n'amategeko by'Ababiligi mu buryo butaziguye. Ngaho icyo yari igice cya mbere cy'amateka y'Igisaka. Igice cya kabiri cy'amateka y'Igisaka ni uruhare rw'abamisiyoneri mu gihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na rimwe ndetse n'igihumbi magana cyenda makumyabiri na kabiri. Uruhare rw'abamisiyoneri, iyi ni ifoto ya Bishop Léo Karase aho agaragara cyane cyane muri iki gice cya kabiri cy'amateka yaranze Gisaka. Abamisiyoneri b'Abakirisitu Gatolika ndetse n'Abaprotestante bagize uruhare mu kurengera Musinga, aho Bishop Léo Karase yandikiye Minisitiri w'Ubukoloni ku itariki 14 z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na rimwe, ashimangira ko gukura Gisaka ku Rwanda ari ikosa. Pasiteri Annette nawe uhagarariye Abaprotestante nawe yanditse ashimangira ibitekerezo bya Léo Karase. Impamvu zatumye bakora ibi ngibi: Abakatolika bashakaga kubanza kubona icyizere cy'umwami kugira ngo babone uko bahindura abaturage bose. Abaprotestante nabo batinyaga ko Katolike bajya imbere mu kwigarurira Musinga. Ibi byatumye Ababiligi bongera gusaba Abongereza kuganira, ariko nta mpinduka ikomeye byaje gutanga. Itariki yo gufata Gisaka yimuriwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na kabiri. Iyo yari fezi ya kabiri yajemo uruhare rw'abamisiyoneri b'Abakatolika ndetse n'Abaprotestanti. Tugiye kureba igice cya gatatu aricyo fezi ya gatatu y'amateka yaranze Gisaka. Ubwo ni Gisaka Affair mu muryango w'abibumbye
ibi byabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na rimwe ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na gatatu. Hano hari amafoto y'inama zagendaga ziba, aho babaga bari kwiga ku kibazo cy'u Rwanda. Iki kibazo cyakurikiranywe na Komisiyo y'Ubutegetsi bwa League of Nations kuko u Rwanda rwari mandate B yahawe Ababiligi. Mu nama ya mbere yabaye mu kwezi k'Ukwakira igihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe hatanzwe ibaruwa ya Pastor Annette. Mu nama ya kabiri mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri ibaruwa ya Karasi ndetse na Annette zarerekanywe. Icyemezo cyafashwe, inama y'abibumbye yasabye Ababiligi n'Abongereza kongera gusuzuma icyo kibazo ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri. League of Nations yemeje ko uturere tw'Iburasirazuba harimo Gisaka dusubizwa ku Rwanda bikaba igice cy'ubutegetsi bw'Ababiligi. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu Abongereza bavuye muri ibyo bice by'u Rwanda. Iyi muri kubona ni ikarita y'u Rwanda, aho uko u Rwanda rwahoze rungana bakaza kurwambura ibice birimo Bufumbira, aricyo cy'iki gice cya Bufumbira. Hano ni mu gice cya Mubari, ahangaha ni igice cya Gisaka. Ni gutya u Rwanda rwahoze rumeze mu gihe abakoloni bari bataragera muri ibi bice ngo bafate u Rwanda barukateho ibi bice byose babivaneho babishyire kuri Kongo ndetse n'Ubugande. Murakoze cyane, njye twabanye ni Hategekimana Jean Pierre. Mwibuke gusiga mukoze share ndetse na subscribe kuri iyi channel ariyo JP Official.